Ibitangaza mugiye kureba muri iyi video bigiye guca hano kuri Main Empire. Tugiye kurebera hamwe uburyo abantu bafite ubumuga ari abantu nk'abandi, bafite imbaraga, bafite ubushobozi bwo gukora nk'ibyo abandi bantu bakora. Tugiye kureba ibikombe bakiriye guturuka mu mahanga ku isi yose no mu Rwanda. Ni abantu bashoboye kandi bo kwizereramo, ni abantu bafite imbaraga n'ubushobozi. Abakapiteni batwaye ibikombe. Abatwaye ibikombe abakapiteni begere hano ku kibuga. Nemeye aba ni abakapiteni bagiye gufata ibikombe bazanye mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ni Musanze, muri stade ya Musanze. Aba ni abakapiteni b'amakipe atandukanye y'imikino iyo ari yo yose ikorera hano mu Rwanda. Aba bantu bafite ubumuga barakinnye, bazana ibikombe. Mu by'ukuri mbabwije ukuri, njye nemeye umuhate, ubushobozi, amakuru nabonye mpagazeho nuko ibi bikombe byose aribo babizaniye ku mbaraga zabo. Ibikombe byose ni ibikombe byinshi cyane nk'uko muri kubirebesha amaso. Natunguwe no kumva ngo ibikombe 3 nibyo byabacitse. Aha ngaha ni abanyacyubahiro bari bateraniye aha ngaha, bamwe murabazi. Abana bari baje gufasha aba bakapitene kugira ngo bahabwe ibikombe byabo, bashimirwe ku mugaragaro. None hari wankoze ku mutima pe, amarira araza, numva birandenze. So uyu mugabo muri kurebamo hano muri no video wambaye ishati ya makarokaro, ni umusore uko ubu ngubu avuye mu Bushinwa, afite imidari igiye itandukanye. Yaje aravuga ati mu midari ya zahabu nahawe, ngewe ngiye gufata umudari nkuhereze akarere kacu mu rwego rwo kubashimira. Uyu mukobwa muri kureba hano ni mwiza mana we, ni mwiza, afite impano. Ni umuntu uteye ishema buri munyarwandakazi aho ari hose. Ni umuntu ngiye nabonye numva ndamwishimiye bineza. Umva aha hantu nabonye harimo abantu bafite ubushobozi, dear people. Noneho nongeye gushimira by'umwihariko igihugu cyacu. Byankoze ku mutima kuba bafata umwanya bagafata imbaraga zabo bagashyigikira aba bantu ku rwego rwo kugira ngo bazane ibikombe bingana gutya mu karere. Wowe mubyeyi ufite umwana, ufite wenda ubumuga, ntabwo ushobora kubyumvisha yuko aba bantu aribo bazanye ibikombe bingana gutya mu gihugu. Ushobora kugira ngo n'ahandi hantu babikuye. No, aba nibo bantu babyishakiye. Harimo abakina imikino itandukanye. Ibaze ko n'uyu mumama ari umukinnyi kandi ufite confidence, ariko ugasanga umuntu uba mu buzima busanzwe ntiwamubwira ngo jya gukora siporo, kora ibi ngibi, ariko ugasanga umuntu nk'uyu nguyu afite ishema n'isheja. Uri kubona aba bantu bose bamuhagaze inyuma, ni abanyacyubahiro bakomeye, batewe ishema no kuba aba bantu bageze kuri uru rwego. Ngiye byandenze, birandenga. Umva mana yanjye. Cyakora dia, dushimire igihugu cy'u Rwanda, dushimire igihugu cy'u Rwanda. Abatari mu Rwanda bifuza kurubamo. Ibi bikombe byankoze ku mutima. Dushimire leta y'ubumwe. Aba bantu bose ni abantu yohereje ati nimujye guha abantu icyubahiro cyabo, mubaganirize, mubashimire uburyo bazamuye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize mwabonye umugabo witwa Kagara ari byakoze, afata umunyamahanga witwa Ashton Hall, amubwira ngo uzadusure mu Rwanda, amwereka ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda, amubwira ubwiza bw'igihugu. Ntigeze yikunda, yamubwiraga igihugu cyacu. Rero ni umwe muri aba bantu kuko barakinana, barahorana kenshi, ariko uyu munsi ntabwo yabashije kuba ari aha ngaha. Ariko nawe tuboneyeho kumushimira kubw'ibyo amaze iminsi akora mu minsi itambutse. So aba bakapitene rero muri kubareba gutya, ariko urebye imbaraga, umuhate, ubushake bashyizemo kugira ngo batware ibi bikombe, mana yanjye ndabashimiye. Ngewe by'umwihariko shimiye imiryango yabo ibasha kubafasha, ikababa hafi. Umuntu ufite ubumuga ni umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ibintu
by'undi muntu uwo ari we wese yakora. Ni umuntu ufite ubushobozi bwo gufata igikombe akakizana mu gihugu cyacu. Ni umuntu ufite ubushobozi bw'undi muntu uwo ari we wese yakora. Ngewe nari ahangaha mana yanjye byandenze, mbese ndimo ndavuga ati mana, ibi bintu bibaho ni ibyanyabyo. Ariko ibintu muri kubona hano ntago ari inzozi. Aba bantu muri kubona hano nibo bazanye ibikombe mu Rwanda. Abantu muri kubona hano nibo babyikorereye, nibo batsinze amakipe ku rwego rw'igihugu bagera no ku isi yose batwara ibikombe. Nibo bantu banteye ishema, nibo bantu baguteye ishema wowe uri kureba ino video. Ngewe rwose nabuze n'icyo nabaha, gusa byampumuye amaso, byanteye imbaraga. Reka mbatereho story nyene gakeya, ariko n'ubundi musanzwe mubizi. Kera na mbere y'iki gihugu, wenda tutarabona umuyobozi wacu perezida wa repubulika ngo atworohereze cyangwa adufashe muri ibi bikorwa byose, umubyeyi yabyaraga umwana ufite ubumuga akumva afite agahinda, akumva afite intimba, rimwe na rimwe ntamwiteho ngo amuhe serivisi neza nk'abandi bana, rimwe na rimwe ntamwiteho ngo amwereke urukundo. Ariko kuri iyi ngoma ya perezida wacu, niwe mubyeyi wazanye umutima awutereka mu bandi babyeyi, hahandi umubyeyi noneho abona umwana we ho nka zahabu. Wa mwanya wo kumugumisha mu nzu ngo ntagere hanze aho abantu bamubona, reka wararangiye. Wa mwanya wo kuvuga ngo uyu si uwanjye wararangiye. Ubuyobozi bufite imbaraga, buri kugutera courage ati zana umwana, zana umuntu wawe ajye mu bandi, arashoboye, afite imbaraga, yakora nk'ibyo undi mwana wese yakora. Yazana ibikombe mu gihugu cy'u Rwanda, yakora imirimo nk'iy'abandi bakora. Ababyeyi barabyuka bagashyigikira abana babo, bakabazana mu myitozo, bakabona bageze ku rwego rwo kuzana ibikombe nk'ibi ngibi. Turabashimiye babyeyi, mudahwema kwereka urukundo abana banyu, mudahwema kubagirira icyizere, mudahwema kubaha support iyo ari yo yose. Imana ibaha umugisha. Ariko ntago twareka nanone kugaya ababyeyi bagifite abana nk'aba, cyangwa bafite abana bafite ubumuga, bakibaheza mu nzu, bacyumva yuko nta kintu bazamara, batabaho urukundo rukwiye. Imana igomba kubabaza ibyo bintu, kandi nabo n'imitima yabo ntituje, kuko ibi ntago ari ibintu baba barihaye. Sibo barahisemo kuvuka bameze gutya, cyangwa kuvuka wenda ufite ubumuga, cyangwa kuba wagenda mu nzira ukabugira. Twese ku isi yose ibi bintu byakubaho. Ushobora kugenda na moto bugacya, ufite wenda urugingo rutari gukora neza, ariko ntibikuyeho yuko ufite ubushobozi bwo kuba wakora ibintu undi muntu uwo ari we wese yakora. Niyo mpamvu biba byiza kwizerera muri aba bantu, tukabaha umwanya, tukabaha ikibuga bakigaragaza, tukabaha time bakatwereka ibyo bashoboye. So nakunze speech y'aba bagabo bari hano, uko mubareba bose batuganirije, batubwira ibyari biri ku mutima wabo, nanjye ndushaho kubakunda. Uyu ni wa musore wanjye mfana cyane, yitwa Emi. Yari arimo arahereza waje ahagarariye umuyobozi mukuru uyu mudari wa zahabu, ngo kugira ngo awujyane mu biro. Biriya bikombe muri kureba inyuma byose nibyo bazanye, bavanye mu mahanga, bavanye ahantu hatandukanye no muri iki gihugu cyacu. Aba rero ni abantu bari bitabiriye iki gikorwa, ni abantu bari baje gushyigikira abangaba. Ikindi ni abantu bamwe muri abangaba babafasha kuorganiza imikino. So aha rero ni abakinnyi bari baje bitabiriye. Oh my god, reba ibikombe. Aba ni abakinnyi bakina imikino itandukanye, kandi muri kubibona yuko bishimiye umunsi babageneye, bishimiye umunsi wo kubashimira. Ni ukuri mu by'ukuri nakunze ukuntu babakiriye, babahaye umwanya wabo. Aba bayobozi berekanye discipline, man. Igihugu cy'u Rwanda kiri ku rwego rwo hejuru. Ibaze ko aba bayobozi, ko akunda abayobozi ngo bagiye ngo kubanza kwiyakira, ngo bagiye kubanza gufata ibiki, aba bakinnyi bataragira ikintu bafata, ntibigeze babona umwanya. Bakore protocole, ubasha kujya kwiyarurira, akagenda kwiyarurira.
uhagarariye ibindi kizajya giperezida ibindi bikombe hano buri wese yagaragaje imbamutima yiwe uko abyumva so igikombe rero nyakubahwa tambutse disi ntago mumubonye neza n'umushuti wanjye yarambwiye ati mami ndagukunda hano kuri Men Empire niwe muntu w'inzozi zanjye niwe muntu dukunda niwe muntu dushyigikira niwe muntu nifuza kuzagirana imishinga nawe nanjye numva ndishimye buriya ugiye mu nzu ukabona umuntu arimo arakubwira ati mami cyahagarariye ibindi cyagomeza ukore icyo gutya ni igikombe cyahagarariye ibindi byaba byiza dufashe iyi foto gutya ibi bintu ni abantu b'ingenzi muri ibi bintu kuko bafite uruhare runini ku buryo twabashimira by'umwihariko imbaraga baba bashyizemo ntiduhweme no kubasaba kugira ngo bakomeze bashyigikire aba bantu kuko ni ingenzi kandi aba bantu bafite akamaro gakomeye ku gihugu cyacu nabo kandi aba bantu nabo bafite kunezerwa mu mitima yabo bafite kumva yuko bashyigikiwe bafite kumva yuko ari abantu b'abandi barabyakiriye kera kubera ubuyobozi bwiza bwamaze kubereka yuko imikino abandi bantu bakora nabo bafite ubushobozi bwo kuba bayikora bizinesi abandi bantu bakora bafite ubushobozi bwo kuba bayikora ni abantu bakora imikino bagakina bagakora n'izindi ibi ni ibikombe 13 n'abantu bamaze kwisobanura umuhanda undi wajya kuva i Kigali ujya Musanze cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye mu magare ugasanga abantu bari gusaba bitewe n'uko bafite ubumuga wenda nawe wabireba ukabona yuko abantu bakwiye gufashwa ukaba wamusapotinga ukamuha amafaranga n'iki ariko iyo uje muri bano bantu babanza kugurisha yuko ushoboye nimba ari icyo bagufasha kuguha wenda sapoti iyo ari yose bakayigufasha nimba ari sapoti wenda bakaba bagushakira n'ibindi bintu bitandukanye bagatuma nyine bumva baguwe neza bagatuma bumva bikunze bagatuma bumva bakeneye kubaho bagatuma bumva hari ubundi buzima dore wa mufana wanjye ngo aratambutse aha hantu hari amezi byari byiza pe ndabigutuye ndashimiye abayobozi bari bahari mana uburyo berekanye urukundo uburyo bafataga iki gikorwa nyine nkabona uwo musaza cyahagarariye ibindi icyo ni igikombe cyahagarariye ibindi byaba byiza dufashe iyi foto gutya yavuye mu Bushinwa yavuye mu Buhinde ni abantu nyine ni abambasaderi bacu ku buryo mutakumva ariko kandi reka nsabe nzibagore duhagarare iruhande rw'ibi bikombe amahanga yuko hano iruhande dufate gishyigikira abantu nk'aba ngaba akajya kubereka impano yiwe ko ashoboye ni ishema ry'igihugu kuko aba yemeje babandi bavuga ngo wowe ntacyo ushoboye wowe ntacyo uzageraho rero nk'aba bantu iyo bagiye bakazamura idarapo ry'igihugu njyemba numva nabashimira nabakunze nabona icyo mvuga birababaje kuba uri umuntu ufite ingingo zose ufite amaguru ufite amaboko ufite ubwenge ariko ukaba wicaye ntacyo wica nta n'icyo ukiza ibi ni ibikombe 13 umwaka NPC nigira igategura 20 tuzabiza nzibukirwa rwose mubwire ko mu by'ukuri muri kubona aba bantu turacyari mu ngamba baritinyutse kandi intego ni yayindi no gutsinda bafashe ingamba zo kwiteza imbere barisobanukiwe bafashe ingamba zo kugira ahantu bivana n'aho bigeze so ni abantu batanga ibyishimo ku bantu bari kubareba nk'iyo ugiye mu kibuga ukareba imbaraga baba bashyizemo urukundo baba bafite ibyishimo bakuramo guhura n'abandi bantu kubona abafana barimo baraza ku bafana kubona nanjye ubwanjye ndimo ndaza nkavuga ati mahana Jesus aba nibo batwaye ibikombe nk'ibi wowe urinde wo kumva yuko aba bantu badashoboye abantu bafite ubumuga ndabashimiye nimba hari umuntu ubonye hafi yawe ufite ubumuga mube hafi mwereke urukundo musapotinga nimba hari uburyo bwo kumusapotinga ufite ntago ari cyo gihe cyo kongera kumwibutsa yuko afite wenda ubumuga
ahubwo nicyo gihe cyo kumwibutsa yuko nubwo afite ubumuga hari ikindi kintu gikomeye yakora, nubwo afite ubumuga hari urundi rwego yageraho, nubwo afite ubumuga yabasha gukina imikino nk'iy'abandi bakora, yabasha kuvana ibintu ku rwego rumwe akabigeza ku rundi. Mbese aba bantu bafite n'imbaraga utabasha kwiyumvisha. Ariko ngiye kuri uyu munsi ishinga ibikombe nabonye rwose ni abantu nakundaga, ni abantu nkunda kuba hafi, ni abantu nkunda gushyigikira, ni abantu nkunda kubana nabo, mba numva nyine njye nabo iyo turi kumwe mba numva nisanzuye. Rero nawe niko byagakwiye kugenda, ukaba hafi, ukabakunda, ukabashyigikira, kuko nawe ntabwo ubizi ejo uko bizaba bimeze. Uyu munsi uzi uko umeze, ariko ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze. Byakabaye byiza rero ugira uwo mutima w'urukundo, ugira uwo mutima wo gufasha, ugafatanya nabo gutera imbere. Ni abantu bagira ubwenge, ni abantu bafite imishinga. Ngewe birancanga pe, bake muri aba ngaba mbasha kwicarana nabo nkaganira nabo, bambwira imishinga myinshi ku buryo sometime baba babuze na support yo guhita babishyira mu bikorwa ako kanya. Ariko ni abantu bafite ubwenge ku rwego mwebwe mutari kwiyumvisha, ariko byaba byiza mwumvishe yuko ari abantu bafite ubushobozi nk'ubwacu, bafite ubushobozi nk'ubwawo uri kureba ino video, ko ari abantu sinzi ukuntu ngiye mbafata. Ni abantu bishimana n'abandi, ni abantu basabana n'abandi, ni abantu bakora ama business ku rwego rwo hejuru, ni abantu bakina imikino nk'iyo natwe twakina, ni abantu bazana ibikombe mu gihugu cy'u Rwanda. Ngewe mbavuze rero amagambo ambana menshi, gusa ndabakunda cyane, banumva nagomeza kubana nabo, banumva nyine ngewe umubyeyi uri kureba ino video ufite umuntu iwawe ufite ubumuga, babara urebe ino video utuze umutima, wumva utuje, wumva uguwe neza, wumve yuko uwo muntu ari ingirakamaro kandi ari Imana yamuguhaye ifite umugambi mwiza kuri we. Nakunze speech y'uwo muyobozi, nakunze ukuntu arimo arababwira ati mwebwe murashoboye, murifite impano, mukomeze muzane ibikombe byinshi n'ibindi bintu bitandukanye, kugira ngo twebwe nk'akarere dukomeze tubongerera amafaranga yazaga kubasapotinga. Ati uko muzana ibikombe byinshi niko mudutera courage, niko mudutera imbaraga. Yaranezerewe mu kanyamuneza, yishimiye igikorwa, yishimiye ibyo aba bantu bakoze, yishimiye uburyo aba bantu bazanye igikombe mu Rwanda. Arimo arababwira ati mugire courage. Nakunze speech z'aba bayobozi bose barimo baravuga ati twebwe muri kuduha icyizere cy'uko umunsi umwe tuzongera guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje kongera kureba ino mikino y'aba bantu bacu, y'abantu bafite ubumuga. Muri kuduha icyizere. Ati ndimo ndababonamo ba bantu bazatuma Perezida wa Repubulika aza akabireba. So ngiye byanejeje, byankoze ku mutima. Nawe nimba urimo kureba kuri iyi video kumva bigukoze ku mutima, nicyo gihe cyo kubasapotinga, nicyo gihe cyo kubaba hafi, nicyo gihe cyo kubumvisha n'abatumva neza yuko ari abantu bafite impano, mukabereka impano bafite, nabo bakabereka izo bafite, mukabereka nyine yuko Jesus. Ngewe nakomeje kureba rwose, numva biranejeje, numva biranshimishije. Gusa bashimiye bivuye ku mutima, ndabakunda, mukomeze mubane natwe, mukomeze mushyigikire aba bantu bafite ubumuga, mukomeze mubakunde, musangire, musabane, bakomeze nabo bazana ibikombe. Ngenda bakunda, oye ndabashyigikiye, nzakomeza kubaba hafi, nzakomeza kubereka isi yose yuko mushoboye kandi muri abantu b'ingenzi. Kandi koko nibyo, reba ibikombe ariko ngiye byandenze, byankoze ku mutima. Oh my god, mukuye indabyo zanyu pe, mwarakoze, mwaragerageje,
mwaritanze, tubashimiye bivuye ku mutima pe, tubashimiye bivuye ku mutima. Nicyo giye kugira ngo mubyeyi wite ku bantu bawe, nicyo giye kugira ngo umuntu ufite ubumuga wongere wikunde, wumve ko ushoboye, ushobotse, hari business nyinshi watinyuka, hari ibikombe wazana mu gihugu cyawe. Ndabakunda cyane bivuye ku mutima. Nzayakomeza kubagezaho inkuru zitandukanye, nzajya gusura aba bantu mbereka amafoto nanone. So ni byinshi bitandukanye rero, nta kindi narenza kuri aya magambo yose nababwiye. Mwumve yuko aba bantu ari ingenzi, bashoboye, bashobotse. Mana ni byinshi nababwira, ariko basabiye umugisha mwe mwese mwabanye nanjye guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nibutsa abantu batarakora subscribe kuri Men Empire, mukomeze mudushyigikire, mudusharingire. Be blessed. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro, muri ingenzi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibakomeze. Amen. Be blessed. Kuri ibikombe, kuri imikino isibura nyingo ntabwo ntabwo yazivuze mu buryo burambuye kuko yibanze kuri imikino, ariko turi mu bantu batanga insimburangingo n'inyunganirangingo mu karere ka Musanze ku rwego rwo hejuru. Ibyo mbabwira rwose kugira ngo abafite ubumuga babashe kuva mu rugo. Turi mu bantu bishyura amafaranga menshi, twishyura ibigo bifasha abana bafite ubumuga. Hari ibigo bya Gatagara, hari ibigo bya Nyabihu, hari ibigo bya Ririma, hari ibigo biri Irindo hariya, hari kuri Janja, hari hano kuri Sevensa handi wacu. Aho hose dushyirayo abantu, hari abana bafite ubumuga bakorerwa ubugorozi, bagakorerwa n'ubuvuzi butandukanye, ndetse no mu burezi bakajya kwiga, kugira ngo ufite ubumuga bitandukanye mu myaka yashize, aho ufite ubumuga atatekerezwaga. Ariko ubu ngubu ufite ubumuga mu karere ka Musanze ntabwo ashobora guhera mu rugo, ntabwo ashobora kugira ikintu abura bitewe n'uko amafaranga yabuze. Ntabwo bishoboka. Namwe muri aha ngaha mwumve ubwo butumwa ko ntitwigeze tubura bije yo gufasha abantu bafite ubumuga, ari ukwiga, ari kubagorora, ari kubavuza, noneho by'agatsinda no mu mikino. Icyo kintu ntabwo kigeze kibura. Ngira nti buri wese abiha amashyi ku icyo gikorwa gikomeye. Kandi nyakubahwa perezida wa DPC, naho nkwizeza ko ntabwo akarere ka Musanze kazigira gatezuka kuri ibyo bikorwa. Amashyi menshi. Ubwo rero ngaruka kuri ibikombe, burya nubwo mubona ibikombe bikishimirwa cyane, iyo akarere ka Musanze kakavugwa mu tundi turere, ngo akarere ka Musanze mu mikino dufite amakipe menshi azamuka. Tukaba dushima Hesironi imbaraga abishyiramo. Hesironi uyu ni ushinzwe ibikorwa by'abantu bafite ubumuga mu karere, abishyiramo imbaraga zikomeye cyane kuturusha twese. Yumvikane ko azi icyo akora, agomba gufasha abantu bafite ubumuga. Kuba bishyiramo imbaraga akabiha agaciro ni bituma akarere kabona isura nziza. By'agatsinda rero igihugu kikamenyekana. Iyo ejo bundi twagiye kwakira Manuel ku kibuga, Manuel na wa mukobwa Clementine, tujya kubakira ku kibuga, twari kumwe na perezida Libisi. Twabakiriye saa 8 z'ijoro. Twari tugenda, twabakiriye turi ku kibuga i Kanombe saa 9 z'ijoro turi Kanombe. Byari ishema n'akarere ka Musanze kari kwakira abantu bavuye mu mahanga, bavuye muri Maroc, bazanye n'imidari, bazanye bahesheje ishema igihugu cyacu. Ibyo rero abanyamusanze baraha mwese mwagombye kwishimira ko akarere kacu kari kugira isura nziza. Iyo sura ikagenda ihesha NPC agaciro, iyo sura igahesha igihugu cyacu agaciro n'andi banyamahanga. Abanyarwanda tubyishimiye cyane kuko biduha agaciro gakomeye cyane. Nkabashimiye Manuel wahaye akarere umudari wa zahabu. Uyu mudari kuwa mbere mu gitondo nzawushyikiriza meya mu biro, mubwira ko umukinnyi wavuye muri Maroc mu midari myinshi yazanye, ko yashikirije n'akarere umudari ashimira uburyo akarere kita kuri mikino. Ndetse tukaba ndamushyikirije n'iki gikombe, kiriya gikombe kirare gihagarariye ibindi byinshi, nacyo yagenewe n'amakipe
y'abakinnyi b'abafite ubumuga batsindiye mu buryo butandukanye. Ibi byose ndabimishikiriza kandi meya na komite nyobozi yose yacu y'akarere irishimira icyo gikorwa. Nkaba ngira rero ku bw'ibyo ntabwo washimira umuntu wateye inkunga imikino ubashimira ko bakoze neza ngo bareke n'ubundi kuguha ibindi. Nkaba mbizeza ko iyi bije uko yagiye izamuka n'ubundi ntabwo izatuza kuzamuka, izakomeza kugenda izamuka. None mu buryo byanjye mwadufa akazi ngomba gukora iki gikorwa, ngomba kugikorera ubuvugizi kugira ngo iyi bije izamuke ku buryo amafaranga urwo yatangire ku 500 none tugeze kuri miliyoni 200, yagiye izamuka 500, miliyoni 10, miliyoni 20, miliyoni 30, none zigeze kuri 200, zizajya no kuri 300 byanze bikunze. Kubera iki? Isura abakinnyi mugira mutanga. Icyo nasaba abakinnyi ni iki? Kugira ngo yabici zamuke nuko nawe mwakomeza gushaka bakabaraga domini bazakiramo akabaraga bake, kandi kugira ngo bigizamuke ntibazabitera. Ntabwo baba bari gutsindwa ngo karere gashiremo bigenzo. Narabizi uruvugiro afite nuko abavuga ati turi gutsinda cyane, bityo niba turi gutsinda cyane muduha amafaranga. Umuntu uri gutsinda wamuha amafaranga, ntabwo bishoboka. Bityo rero kugira ngo bigizamuke mubifitemo uruhare bakinnyi bacu, muzamure namwe gutsinda n'ibikombe bitari bya bindi by'abacitse bingahe, kandi ibyo by'abacitse n'ibitatu by'abacitse ntibizongere utakubatsinda kubacira. Burya igikombe muzanye cyongera miliyoni zikagenda zizamuka. Mwumve ko rero uruhare rwanyu uruhare rukomeye kugira ngo amafaranga muri bije y'akarere amafaranga azamuke. Ntabwo muri bije y'akarere amafaranga yigeze abura yo gutera inkunga abatsinda, ntabwo yabura, ntabwo bishoboka. Ahubwo bijyemo mu bice n'imbaraga bizamuke. Iki kibuga mwavuze kigendanwa, ese narabizi ko iki kibuga kivugwaho kenshi. Iki kibuga kirazwi kiravugwa, nzi ko hari umwaka hari igihe tuzagishyira mu ngingo y'imari ikibuga gitangire gukoreshwa. N'uyu mwaka sindi kwibuka akatumye kitajya mu ngingo y'imari neza ko cyagomba kujyamo, ariko nk'abantu mfite icyizere ko umwaka utaha bigenze neza muri ngingo y'imari itaha amashyi kuri iryo jambo, amashyi menshi cyane. Tuzafatanya restaurant ko tugenda dusunika cyane turi muri planning kugira ngo turebe ko muri budget ikibuga cyajyamo, kugira ngo kuko mwabivuze no mu mirenge abantu bidagadura. Noneho n'iki kibuga murukora ko ukukina gisanzwe kizamo imitutu, nari ndimo mbireba bari gukina ntabwo akabutura y'amara kabiri yicaraho igahita igenda igahita icika. Rero hagomba gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibuga cyongere gise neza kigende kinyerera, ndetse n'uko Dominiko avuga twavunikanye kugira tubone, twarakobokanye ababikobokeye abakobokeye ibikombe NCP bose